Tubashimiye ko mukurikira channel yacu. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency cyangwa ku mafaranga yo kuri internet. By'umwihariko uyu munsi tugiye kugaruka n'ubusesenguzi bwimbitse ku makuru ajyanye n'ama cryptocurrency cyangwa se amafaranga yo kuri internet. Icyo usabwa no gukora subscribe ugakanda no kunzogera kugira ngo buri uko twaploadinze video ijye ibasha kukugeraho gatanu kuri gatanu. Uyu munsi ndagira ngo twongere tuganire ku mateka ya cryptocurrency, imyitwarire yayo, imikoreshereze yayo ndetse n'ibindi bigenda biyaranga muri rusange. Muri iyi myaka irenga 13 cryptocurrency cyangwa amafaranga yo kuri murandasi avumbuwe. Mu buzima busanzwe amafaranga asanzwe cyangwa fiat money dusanzwe tuzi ko ari amafaranga akoreshwa kandi akanagenzurwa na za banki, akagenzurwa na leta cyangwa akagenzurwa n'ibigo bikomeye bisanzwe bizwi harimo nka PayPal, Perfect Money n'ibindi bigo bigiye bikomeye. Ariko suko bimeze ku mafaranga yo kuri internet. Amafaranga yo kuri internet cyangwa cryptocurrency cyangwa digital money ni amafaranga afite umwihariko wayo. Ni amafaranga atagenzurwa n'umuntu wari we wese, atagenzurwa na leta iyo ari yo yose. Ni amafaranga ari decentralize ku baturage. Bisobanuye ko ari amafaranga yegerejwe abaturage, amafaranga agenzurwa n'abaturage cyangwa amafaranga ashobora kugenzurwa n'umuntu ku giti cye, nta kigo, nta leta, nta kindi kintu kibashije kuba cyabigiramo uruhare kijyanye n'ibyo dusanzwe tumenyereye nk'ibigo by'amatumanaho za MTN, za Tigo, amabanki n'ibindi. Aya mafaranga yo kuri internet ni amafaranga agenzurwa n'umuntu ku giti cye cyangwa umuntu wahisemo kuyakoresha. Hari ibibazo byinshi bigenda bigaragara mu mibereho yacu y'uyu munsi bijyanye na cryptocurrency, aho leta zigiye zitandukanye zigenda zibaza ziti ko abantu benshi bakomeje kugenda bayoboka n'amafaranga y'ikoranabuhanga cyangwa cryptocurrency, kandi aya mafaranga tukaba tuzi ko ari amafaranga agenzurwa n'umuntu ku giti cye, atagenzurwa na leta iyo ari yo yose, atagenzurwa n'amabanki. Muri make ikibazo kibazwa ni uburyo abantu bose nibamara kuyoboka ubu bwoko bw'aya mafaranga, ese amabanki, leta muri rusange izitwara gute nyuma yaho? Icyo ni ikibazo gihangayikishije leta muri iki gihe, kandi biragoye cyane kuba ano mafaranga cryptocurrency cyangwa ano mafaranga yo kuri internet yahagarikwa, kuko ni amafaranga ari ku isi yose. Ni amafaranga buri muntu akoresha uko abyumva mu buryo bw'ibanga, nta muntu n'umwe abimenyesheje. Ni nk'uko wandika message ukayandikira inshuti yawe binyuze kuri WhatsApp. Aka kanya muri iyi si ya none abantu benshi cyangwa ibigo bigiye bikomeye na za leta biri kugenda bitakaza ubushobozi bwabyo bitewe n'uko internet yageze hose. Uyu munsi nta munyamakuru kibaho, kuko buri wese ku nkuru ye ntago bigombera ngo abe yarayize cyangwa afite lisanse muri yo, ahubwo ashobora kwandika inkuru ye akayitangariza abantu bakayisoma, akabona amafaranga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo zizi za YouTube, za blogs n'ibindi byinshi cyane. Rero muri make biragaragara ko leta ziri kugenda zitakaza ubushobozi bwo gukontrola abaturage, kuko abaturage bo ubwabo bari kugenda bishakira independence yabo. Rero iri guterwa na internet, kandi kuri internet niho dusanga cryptocurrency. Reka twigarukire kuri cryptocurrency. Cryptocurrency zimaze kubaho mu myaka 13 ishize, ubu ngubu zirarenga ibihumbi 18 gusa. Cryptocurrency cyangwa n'amafaranga y'ikoranabuhanga aragenda avuka umunsi ku munsi, ndetse abarenga 1/4 cy'isi batangiye kuyoboka cryptocurrency. Ziri kugenda zisakara cyane ku isi ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Aka kanya cryptocurrency iyoboye izindi cyangwa iri ku ruhembe rw'izindi ni Bitcoin mu bijyanye na total supply yayo.
So Bitcoin rero ubu aka kanya iri kuvunja amadolari agera ku 21,000, kandi twibukiranye neza ko Bitcoin ijya gutangira yatangiye ivunja amadolari 0 mu myaka 13 ishize, ndetse mu mwaka wa 2019 ndabyibuka neza Bitcoin imwe yigeze kuvunja 67,000. Aya ni amafaranga agera kuri miliyoni 67 z'amanyarwanda imwe gusa. Uwabaga yifite cyangwa yarayicukuye yabashaga kuba yahabwa ayo mafaranga. Uyu munsi tugarutse mu buzima dusanzwe tuzi, twese turabizi neza ko iyo ugiye kubikura amafaranga cyangwa iyo ugiye kohereza amafaranga, urugero nko kuri mobile money, uyavana kuri konti yawe ya mobile money uyoherereza undi muntu, ayo mafaranga urayafata ukayohereza muri cya kigo kiyakubikira, ubwo nimba ari MTN, nimba ari banke cyangwa ikindi kigo icyo ari cyo cyose. Hanyuma icyo kigo akaba ari cyo gifata ya mafaranga kikaba cyabasha kuyohereza kuri ya destination cyangwa wa muntu wifuza kuyoherezaho. Ibi bashobora kubikora bakayohereza, cyangwa mu kuyohereza bagakererwa, cyangwa ntibanayohereze bitewe n'impamvu zabayeho. Ariko ibi ngibi bitandukanye cyane n'ibyitwa cryptocurrency. Cryptocurrency ni uburyo abantu babiri bashobora kumvikana bakohererezanya binyuze mu gace gato ka mudasobwa buri muntu aba atunze, aribyo twita wallet. Bakohererezanya, umwe akohereza ibice by'amacoin mu buryo bw'amakode abihereza mugenzi we, n'undi akabyakira. Nta rundi rwego ruje hagati yabo cyangwa ikindi kintu kibavangiye. Bivuze ngo ibi bintu bashobora kubikora igihe icyo ari cyo cyose, yaba saa 6 z'ijoro, saa 9 z'ijoro, saa 8, igihe icyo ari cyo cyose. Iri gurana riba rishobora kubaho bitewe n'uko abantu bagiye bumvikana. Ibi ngibi rero bihereza umudendezo umuntu ku giti cye n'ubwisanzure no kugira uburenganzira bwuzuye ku mafaranga ye igihe icyo ari cyo cyose. Ikindi akaba yayohereza igihe icyo ari cyo cyose abishakiye. Ikindi nanone ya mafaranga yagendaga akatwa na bya bigo bishinzwe kohereza amafaranga, kwakira, ubwo ndavuga za MTN n'izindi nyinshi cyane, ubwo ndi kwibanda ku Rwanda ariko kubivuga muri rusange. Ibyo byose bagenda bagukata usanga nta biriho. Bivuze ngo izi cryptocurrency aho zitangarije nuko ibijyanye n'imisoro biragoye cyane kuba wabikurikirana. Nko mu Rwanda abantu bakoresha cryptocurrency cyangwa ku isi biragoye cyane kuba yatanga umusoro, kuko nta buryo na bumwe amafaranga azaba controle na government. Iyi rero ihita ihinduka impamvu ituma leta nyinshi ku isi zitemera ikijyanye na cryptocurrency. Ariko nubwo batemera ibijyanye na cryptocurrency, n'ubundi abantu bo ubwabo bakomeza kuzikoresha kuko baba bagenda bazigirira icyizere, cyane cyane mu bijyanye no gukora transaction, kuko ari ibintu biba bigenda byihuta bigakata make kubera ko nta misoro biri kuzamo n'izindi obstacles zigiye zitandukanye, nko kuba amasaha yageze, banke yafunze, ibintu nk'ibyo. Rero buriya Bitcoin cyangwa n'izindi cryptocurrency muri rusange ziba zigiye zifite aho zitandukanira n'andi makompanyi agenda akorera kuri internet. Urugero, Bitcoin ubundi uburyo iremetse y'ubwayo ni inzira abantu bakoresha bishyurana, hanyuma igahinduka nanone icyo kintu bakoresha bishyurana. Bitcoin wayikoresha wishyura umuntu, kandi nanone ukayikoresha nk'inzira mu kwishyura umuntu cyangwa igicuruzwa cyangwa n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero urundi rugero wenda naguha ni nka PayPal. PayPal murabizi ko yifashishwa cyane kuri internet mu kwishyura ibintu bigiye bitandukanye mu bihugu bitandukanye. Ariko PayPal ni inzira abantu bakoresha bishyura amafaranga, ariko PayPal y'ubwayo ntago yahinduka ikintu cyangwa se icyo watanga kugira ngo bagire icyo baguha. PayPal ikigufasha no kukubera inzira uzanyuramo ujya kwishyura igicuruzwa.
So ngira ngo muri kumva itandukaniro ry'ama cryptocurrency na buno buryo bwo kuri internet busanzweho dukunda kwifashisha turi kugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye kuri internet. Ibindi wagenda umenya kuri iri faranga ry'ikoranabuhanga cyangwa se cryptocurrency, aho rigiye ribera igitangaza nuko ari faranga ribaho mu buryo bw'ibitekerezo. Ni faranga ribaho mu buryo bw'ibitekerezo, ni faranga ribaho mu buryo bw'ibimenyetso cyangwa mu buryo bwa code. Ntabwo ari faranga ushobora kwimagina ngo ugende ufate nk'ikintu kiri solid ugifate. Ni faranga ribaho mu buryo bw'imibare, ibimenyetso n'amakode. Aka kanya ushobora kwibaza uti ese cryptocurrency zavutse zite, igitekerezo cyo kuba zavuka cyavuye hehe? Dushingiye ku byo tuba twasomye, ni ukuvuga ngo cryptocurrency zavutse mu mwaka wa 2008, zivuka kubera ikibazo cyari kimaze kubaho cy'ubukungu bukomeye cyane bwasubiye inyuma ku isi yose. Abantu benshi bari bafite imari mu bigo bigiye bitandukanye bagiye bayihomba kubera ko bwari ubukungu rusange cyangwa ubukungu general bw'isi yose. Ibi rero byatumye umuntu cyangwa se umuntu utazwi aho akomoka wiyita Satoshi Nakamoto azana igitekerezo cyo gukora ifaranga ritagenzurwa na banki iyo ari yo yose, ridakontororwa na leta, ahubwo riri decentralize cyangwa rigenzurwa n'umuntu ku giti cye, akarikoresha uko abyumva nuko abishaka. Ibindi bibazo bigenda byibazwa n'abantu bagiye batandukanye ku isi, baravuga bati ese nimba iryo faranga riba kuri internet kandi tukaba tuzi ko kuri internet haba abantu batyaye cyane cyangwa b'abahanga cyane mu bijyanye na mudasobwa, abo twita abahaka, ni gute ayo mafaranga batayahakinga cyangwa baye bayiba umuntu? Ubwo ayo mafaranga nta mutekano yaba afite. Ariko mu bushakashatsi bwanjye nakoze, nabonye ko iyo umuntu yohereje cyangwa akakira amafaranga yo muri ubu buryo bwa cryptocurrency avuye ahantu hamwe akuzaho cyangwa yohereza ahandi, ikijyanye na algorithm kirahinduka cyangwa ibijyanye na security. Ni ukuvuga ngo code wakoresheje wohereza cyangwa code bakoresheje bakoherereza, icyo gihe izo code zirahinduka. Ubutaha iyo ugiye kohereza cyangwa kwakira usanga byarahindutse. Ibi ngibi rero twabishyira no mu buzima busanzwe kugira ngo buri muntu wese abyumve. Aka kanya nimba utunze telefone yawe warashyizemo password, ndetse password yawe ukaba uyihindura buri munsi, password wakoresheje uyu munsi akaba ntaba ariyo uzakoresha ejo, bisobanuye ko biragoye cyane kuba umuntu cyangwa abantu muturanye cyangwa aho mugenda nabo muhorana bavumbura password yawe. Rero mu buryo bwo gusekiriza cyangwa gucunga umutekano w'aya mafaranga, bigendana n'icyo kintu nari mbabwiye kijyanye no kuba code wakoresheje wohereza amafaranga cyangwa wakira zihinduka buri uko ukoze ijyanye n'ama transaction. Ikindi kintu gituma amafaranga yo kuri internet agenda agira security cyangwa ntapfe kwinjirirwa n'abantu abo ari bo bose, ni ikintu kijyanye na encryption systems. Ni ukuvuga ngo mu bintu bya cryptocurrency hari systeme ikoreshwa yitwa encryption. Ni ukuvuga ngo encryption ni uburyo bwo kubika inyandiko runaka cyangwa amakuru runaka mu buryo bw'ibimenyetso cyangwa imibare bigiye bivangavanze byihinduranyije. So biba bigoye cyane kuba buri muntu wese yabona ayo makode agasobanukirwa ikirimo. Ayo makode rero ni bwa buryo za cryptocurrency zibikwamo. Biba bigoye cyane kuba umuntu uwo ari we wese yakwinjira muri izo kode akamenya izo arizo uko yiboneye. Yes, ibyo nibyo nyine nari ndi kubabwira bijyanye na encryptions. Buri cryptocurrency ifite uburyo encryptinze cyangwa ibitse mu makode. Aka kanya ikintu abantu benshi bagenda bibaza, nacyo wenda dushobora kugenda tuvugaho kugira ngo bagisobanukirwe, ni ikijyanye n'uburyo izo cryptocurrency zishobora kuba zabonwa n'umuntu.
uyu munsi ushobora kuba utazitunze, ariko nagira ngo nkubwire ko uburyo bwo kuzibona bunyura mu cyo bita mining. Abantu ba mininga babita abamayina. Ubundi mining bivuga gucukura amabuye y'agaciro. Rero n'abantu bashaka izo cryptocurrency cyangwa ubwoko bumwe bwa cryptocurrency bazishaka mu buryo bwo kuzimayininga. Kumayininga ni uburyo bwo kubasha gusobanukirwa ibyitwa amabloke. Bloke ni itsinda riba rigizwe n'ama transaction abantu bakoze mu gahe gato, hanyuma weho iyo bloke ibigizwe n'icyo bita ama password cyangwa ibifite uburyo buyisekiriza. Hanyuma iyo uri umuhanga cyane mu bijyanye na mudasobwa, uba ufite ubushobozi bwo kuza ugasolvinga cyangwa ukamenya iryo jambo banga rigeze iyo code kugira ngo ayo ma transaction yose akomeze. Iyo uvumbuye iyo code, iyo bloke yose transaction zari zirimo zigakomeza, icyo gihe uhabwa igihembo. Hari ubwoko bwa crypto, nimba ari bitcoin cyangwa n'izindi nyinshi uhita uhabwa. Biba bivuze ngo iyo urangije gusolvinga bloke ugahabwa igihembo, uba wongereye umutekano cyangwa wongereye security ya za cryptocurrency, kuko ahita havuka indi bloke ifite ihurizo riri ku rwego rwo hejuru. Nawe ubwawe ho wasolvinze iyo code ya mbere, birongera bikakugora cyane kugira ngo usolvinge code ya kabiri. Ngubwo uburyo abantu babonamo zimwe muri cryptocurrency cyangwa bazimayininga. Ikindi kintu nyuma yo kohererezwa cyangwa kwakira cyangwa kumayininga cryptocurrency iyo ari yo yose, uba ukeneye by'umwihariko kuzikoresha mu buryo busanzwe cyangwa mu buzima busanzwe. Hari amakompanyi menshi agiye akomeye agufasha kuzicuruza ugahabwa icyitwa fiat money. Fiat money ni ano mafaranga dukoresha mu buzima busanzwe, amanyarwanda, amadolari, amarundi, amaruble n'andi yose agiye atandukanye. Rero hari ibigo bigiye bikomakomeye nka za Binance, zitwa Trust Wallet, Huobi, KuCoin, MetaMask, n'amakompanyi menshi cyane nayo afite izina rikomeye cyane nka za Coinbase, agenda agufasha kuvunja aya mafaranga ukayabona mu buryo buri fiated, cyangwa nimba ukeneye kugura inzu, imodoka mu gihugu cyawe mu buryo buri loko, ukabasha kuba wayabikura ukayafata mu ntoki. Ngira ngo tekinoloji iri kugenda yihuta cyane, iri kwihuta cyane. Mu myaka mike cyane ishize nta muntu n'umwe mu Rwanda wari uzi ibintu bya cryptocurrency, ariko muri iyi minsi abantu benshi bari kugenda babijyamo babiyoboka cyane. By'umwihariko nifuza kumenyesha abantu bose ko mugomba kwitonda mu bintu bya cryptocurrency. Ni byiza kubimenya ukamenya uko bikora, byaba byiza wanabishaka ukabikoresha bitewe n'amahitamo yawe, ariko urasabwa kwitonda, kuko nimba utabizi hakaba hari umuntu ubizi ubizobereyemo, byanze bikunze ashobora kubikwibiramo, kuko biragoye cyane kuba government yatrackinga cyangwa yakurikirana uburyo amatransaction yakozwe. So akenshi cyane rero birangira abantu benshi bagiye babihomberamo. So bisaba rero ubiha umwanya ukabyiga, ukabimenya, ukamenya amacenga yabyo n'amayeri yabyo mu buryo bwimbitse. Yes, by'umwihariko muri uyu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa gatandatu, cryptocurrency zatakaje agaciro mu rwego rwo hejuru cyane, ndetse abantu benshi bagiye babaza kino kibazo, kubera iki cryptocurrency ziri kugenda zita agaciro ku kigero cyo hejuru cyane, kubera iki ibintu byinshi cyane. Kuri iyi ngingo rero hari icyo bita rumor speculations zikorwa n'aba social influencers. No kuvuga ngo cryptocurrency ishobora kuzamura agaciro bitewe n'itsinda ry'abantu cyangwa bitewe n'izina umuntu yakoze afite,
akavuga ijambo rimwe gusa, iryo jambo rikazamura valeri cyangwa agaciro ka cryptocurrency runaka, hanyuma we nimba yashyizemo amafaranga bikazamuka, birumvikana ko yungutse, arangije aragurishije. Yes, ibyo ngibyo rero bishobora gutuma ka gaciro ka ya cryptocurrency cyangwa bwa bwoko bw'ifaranga runaka bumanuka mu gaciro cyangwa buzamuka mu gaciro, ibyo bita volatility. Rero iyo rumor speculations niyo akenshi na kenshi ikunda ku influence cryptocurrency kuba iri volatile cyangwa iri volatility. Bivuze ngo umuntu umwe ukurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ashobora kuzamura agaciro ka crypto runaka cyangwa se akaba ibi ngibi rero bisobanuye iki? Ibi bisobanuye ko buri muntu uwo ari we wese, waba uri mushyashya muri ibi bintu bya cryptocurrency, utarabimenyera neza, usabwa kwitonda ukamenya igihe cyanyacyo cyo kugurira crypto runaka ndetse n'igihe cyanyacyo cyo kuyigurishirizaho. Ntago ari ugupfa kuza ngo utekereze uyu munsi uvuge ngo biramanuka birazamuka. Ahangaha haba riske, muri cryptocurrency habamo riske, no gufata riske. Even ushobora gushyiraho uyu munsi amadolari 100 kuri Bitcoin ikamanuka nk'uko twabibonye. Bitcoin mu minsi yashize yavuye ku bihumbi 67 by'amadolari igera ku bihumbi 20. Ubwo washyizemo amafaranga deja yarahombye, azategereza byongere bizamuke kandi bishobora gutwara imyaka myinshi. So buri mwanzuro uwo ari wo wose ugiye gufata rero uba ugomba kuba ufite amapointi runaka cyangwa amakriteria wagendeyeho mbere yuko uwufata, mbere yuko uza muri ibintu bya cryptocurrency. Uyu munsi ushobora kuba uri gutekereza ko ibijyanye na cryptocurrency cyangwa amafaranga yo kuri internet ari ubujura utazigera ubijyamo, ariko igitangaje nuko uko iminsi izagenda yicuma, imyaka yicuma, uzabyisangamo ndetse ukanabikunda cyane kurusha abakubanjirize cyangwa ababibanjemo. Nkuko twagiye tubibona mu nkuru zatambutse, twabwiye ko cryptocurrency zishingiye ku ihererekanya makuru. Dukuvuga ngo uyu munsi nshobora kuba hari icyo navumbuye muri cryptocurrency, ariko nanjye nkakivumbura ntagifiteho amakuru ahagije, aribyo bya bindi bita speculation. So ugasanga amakuru nabonye uyu munsi nayaguhaye nawe yahundi nunda yahundi, biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi, biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi. Abamenye amakuru mbere birumvikana bazunguka. Urugero rwa hafi naguha ni nkitwa Dogecoin. Muzi ko umugabo bita Elon Musk cyangwa umukire wa mbere ku isi dutunze ari fanatics cyangwa ari umuntu ukunda ibintu bya cryptocurrency. Rero hari ijambo rimwe yigeze kuvuga kuri crypto yitwa Dogecoin. Iyo crypto agaciro kayo kikubye inshuro nk'eshatu. Ibyo bishatse gusobanura iki? Nimba Dogecoin imwe yaravunjaga idolari rimwe, nyuma y'iryo jambo ry'uwo muntu, Dogecoin imwe yatangiye kuvunja amadolari 3. Bivuze ko umuntu wari warashyizemo miliyoni ye yabonye miliyoni 3 kandi mu gihe gito kitarenze n'icyumweru. Nyuma yaho rero haje izindi speculation, rumors cyangwa ibindi bintu bishuka abantu, bababwira ko yitwa Dogecoin igomba kuzagera ku bihumbi 5 mu mezi 6 ari imbere, imwe ikavunja 5 by'idolari. Ibyo ngibyo ntago ariko byagenze. Bisobanuye ko abantu benshi bahise batangira kugura ya coin bumva ko mu minsi iri imbere amafaranga bayiguze yagiye kwikuba inshuro zitabarika, kuko ijanisha coin yazamutseho nimba izamutseho ibihumbi 3 ku ijana. Ubwo warufata yo washyizemo nayo bayakube ibihumbi 3 ku ijana, aba ariyo azamukaho. So ahangaha rero ugomba gukora pay attention kandi ukamenya amakuru mbere nimba ushaka kujya muri ibintu bya cryptocurrency. So reka rero mbashimire, ikiganiro cyacu tube tugiye aha mu bijyanye na cryptocurrency, babwira ko nimba utarakora subscribe kuri channel yacu ushobora gukora subscribe kugira ngo tujye tubagenda tubana 5 kuri 5 ku makuru y'ikoranabuhanga ndetse na cryptocurrency tugenda tubagezaho. Ngewe mwari muri kumva nitwa Vumbura, channel yanjye nawe yitwa Vumbura. Ubwo ciao ikiganiro cyacu nakagaruka.